dukunze no kurivugaho kenshi cyangwa se kurigaruka, ryitwa decentralized finance. Decentralized finance hashize imyaka itabarika finance cyangwa se ubukungu bw'isi buri centralize. Ni ukuvuga ngo busa naho buyoborwa cyangwa se bucungwa n'itsinda cyangwa se amatsinda atandukanye. Hano iwacu mu Rwanda tugira politiki ya decentralization. Decentralization ni ubuyobozi nyine bwegerejwe abaturage. Abantu bakuru babayeho kera ubuyobozi bwacu bukiri centralize, habagaho ikintu cyitwa gusiragira. Umuturage yagira ikibazo kugira ngo kizajye gukemurwa, kumva yagiye ngo ku ntara cyangwa se yagiye ku karere cyangwa se ukumva yagiye mu zindi nzego ari umuturage. Noneho kugira ngo umuturage ahaguruke ajye gushaka igisubizo cy'ikibazo cye mu nzego zo hejuru, ahubwo za nzego zo hejuru zaramanutse cyane zegera umuturage. Umuturage muri kino gihe cyacu ari ku isonga. Iyo ni decentralization. Uburyo bw'ubukungu nabwo nk'uko nari ntangiye mbivuga cyangwa se bw'amafaranga, hashize imyaka ntazi umubare hariho systeme ya centralization kandi itaryoshye. Uburyo itari iryoshye ni ubuhe? Tekereza kuba ufite amafaranga ari ayawe, uyafite kuri telefone yawe cyangwa se uyafite kuri konti yawe, ukagenda ukajya kuri banki, wagera akakubwira ngo oya, nta mafaranga dufite, uzaze ejo, kandi ayawe warayabitseyo. Cyangwa se bakubwira oya, uyu mubare ushaka ntituwuguha, turaguha uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo ukaba ufite amafaranga yawe ariko hari umuntu ushobora kuba gutegekana cyangwa se gutuma utayafatira ibyemezo ushaka ngo uyakoreshe icyo ushaka. Ntago ndi buze kujya ku bintu yenda biremereye mbisobanura, tujya nkoresha ingero za bugufi kugira ngo twumve decentralization icyo ari cyo gakeya, kuko twagiye tubigarukaho kenshi, n'ubundi biravugwa no ku mbuga nkoranyambaga, ariko umenya abantu benshi batumva ari igiki. Muri populaire bafite slogan ivuga ngo banki yawe hafi yawe. Sinzi niba bafite ngo banki mu biganza byawe. Iriya ni decentralization. Ni imwe mu nyito cyangwa se mu busobanuro bwa decentralization. Ni ukuvuga ngo P-Network ije gushyira ku murongo ikintu cya decentralization y'amafaranga. Niba ufite amafaranga yawe nyine aba ari ayawe, bo wayakoresha icyo ushaka, wayafatira icyemezo.
ariho tugenda tubwira abantu, umuntu twirirwa tubwira ngo ugomba kumenya kubyikorera, akabyumva nk'umugani utambuka, kandi ariyo ntego nyamukuru ya P-Network, ari byo bigezweho, ariyo ntero iri guterwa twakagombye kwikiriza. Hari ibizamugonga, hari aho azagera rwose akagira ibibazo bikamucanga kandi bikamuyobera. Ni ukumenya kubyikorera, kandi amahirwe amwe ari kugenda bacika. Bamwe mu batamenye kubyikorera hari abamaze gutakaza pi zabo kubera kutamenya kubyikorera. Hari umuririmbyi wigeze avuga ngo mbese bikunaniza iki? Ubu hari n'amasomo ari kugenda atangwa menshi, nahoze mbivuga, ku mbuga nkoranyambaga nahe. Ayo nayo benshi ntibabitega amatwi ngo babyumve. Nigeze mbabwira uburyo mperutse kubaha nimero y'umugabo witwa Dieudonné umenyera ibintu ngo muzagenda bigisha. Twagiye twigisha ibintu hano ku rubuga, umva abantu bamwe bati rwose Marite uranakabije rwose, twarabihaze, ujya ukora n'amaudio magufiya, twarabihaze. Ibi bintu uvuga ngo warabihaze, ngo urabirambiwe, hari igihe bizaguhaga, Ndumva ashaka kongera kwingingira abantu gushaka uburyo bamenya bino bintu. Njyewe ntabwo ngifite umuhamagaro wo kwigisha cyakora nzabarangira ubigisha. Nigeze mbivuga bya ya ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda yari ifite refure ivuga ngo kutiga biragatsindwa n'ubundi. Ababinyagiwemo cyangwa se abatakaje amahirwe menshi kubera kutiga babyumva, abataratakaza nabo ntabwo bakagombye kuzabyumva babyibonera, bakagombye kubyumva bakabyumva hakiri kare bitarabagirirwaho. Ni ukuvuga ngo abantu bakomeza no kuvangira intumbero ya Nicolas cyangwa se ya P-Network, ugasanga bari kwiruka mu bintu byo hejuru cyangwa se bari kwiga n'ibintu byo hejuru, kandi rwose Nicolas afite gahunda yo koroshya ibintu akazabyoroshya ku buryo n'umuturage wa hehe muri cya cyaro bita ngo niherera abandi, uko uyu munsi azi gukoresha Tigo Cash cyangwa se na Mobile Money, ariko yazamenya gukoresha P-Network mu buzima busanzwe. N'iyi Open Mainnet twirirwa turimo tukumvira hafi, nibyo koko izadutungura, njye niko mbyizera, ariko ninadutungura izaba mu byiciro. Ubushize twari twashitse mu kwa kabiri k'umwaka ushize, abantu nyine bagiye kuyora cash, ko byagenze murabizi. N'ubu ngo hari abantu bameze amababa, bazi ko mu kwezi kwa 11 turasezera ku bukene. Iyo mvugo imeze gutya kenshi bariya basikama nibo baza kukubwira ati shora ahangaha, ejo n'ejo bundi uraba ufite imodoka, uraba ufite etaje, uraba ufite iki.
ibyo bizaba ariko ibya Nicolas mwabonye ko ari gake gake, kandi ibyo twibwira bitandukanye n'ibyo yibwira, kandi yabitweretse inshuro nyinshi, nuko kenshi abantu twumva nabi. Uko twagiye dusigana mu kwinjira muri P-Network, tugasigana mu kubona KYC, tugasigana mu kubona migration, tugasigana muri bitandukanye, ni ibintu bipanzwe, tuzakomeza dusigane. Ariko kuvuga ngo open mainnet niba uwamayininze wese azaba ubukire bumugeze mu biganza ako kanya direct, ntabwo ari byiza kubyizera. Hari igihe byazabanza ku gice kimwe, iki nacyo kikazageraho, kandi ikintu gishimishije ni kimwe. Sinzi wajyaga ngo akambere kararyoha ubundi akanyuma kakarusha. Reka nkomeze abantu batari babona KYC n'abatari babona migration, ntabwo ari ubugome system yabakoreye, muzabona ari urukundo rwinshi. Mubarira ko bari kwibwa mubarira ko abatubuzi bari kubatubura, abasikama bari kubasikaminga bayoba amapi yabo, mwebwe ntago murimo. Nicolas yarabazigamye, ntago ari bibi rero. Hari abari kwishima uko yafashe pi akayigurisha igiceri cya 500, cyangwa akayigurisha 300, cyangwa akayigurisha 1000 cyangwa 2000. Ati rwose naya sinarizi uko bizavamo, akumva arishimye. Kambere kararyoha akanyuma kakarusha. Mu gifaransa hari terime ivuga ngo urirакirira roderiniye harya. Uzaseka neza n'uzaseka bwa nyuma, uzaseka neza n'uzaseka bwa nyuma. Ntabwo ari ubugome Nicolas yakoreye cyangwa se P-Network yakoreye abantu batarabona KYC n'amamigration. Nigeze mbabwira ngo erega abantu babonye ama KYC n'amamigration uyu munsi, abo nibo igeragezwa rya systeme riri gukorerwaho, bari kubageragerezaho systeme. Umunsi umwe nababwiye ngo iyo umuntu atuye mu nzu ituzuye neza iki muri chantier, yihanganira impinduka za buri munsi, ntabwo nyine aba stable. Uzi ko mwebwe mutari mwabona KYC ari mwe ahubwo muzarya neza pi. Nta muntu umayininga uriho utarabivuyemo, utarabirambiwe ngo muteye amapenaliti ugenda ukurikiza umurongo gutya no gutya ukuri. Nta muntu wamayininze ugenda intambwe ku ntambwe ako icyo bamusabye gikora, icyo system imusabye gikora, ntawe utazabona KYC, ntawe utazagira. Ariko abagenda babikerensa bananiwe bagira gute, rwose umushoferi azabasigaza bata mu nzira aho ngaho, kandi hari benshi bamaze gutakara. Decentralisation rero ni ukugira ngo uza ufite umutungo, kandi umutungo wawe waruhiye ugere mu biganza byawe. Umutungo wawe wowe ufite ububasha bwose n'ubushobozi bwose, nta rwego n'uru na rumwe rwakwitambika. Reka reko mvuga, nta rwego na rumwe rwakwitambika. Gayo ngoko ni decentralisation ku rwego rw'isi. Ubundi ubukungu bw'isi bwari bumaze igihe buri centralize. Kumva hariho banki mondiale, kumva hari ibindi bigega, hari ibiki, kandi ibyo bigega nyine ukabona ari nk'aho ari byo ubiramya cyangwa se ugomba
ugomba kugendera ku mahame yabo kugira ngo ubashe kugira uburenganzira ku ifaranga. Umugabo umwe w'umukongomani hari videwo yiwe yigeze asohora adusobanura ubwoko bw'amafaranga. Ubwoko bw'amafaranga yavuga ko hari umutungo, reka ariko mbyita, hari umutungo cyangwa se amafaranga y'Imana. Avuga n'uburyo habaho amafaranga ya leta, hakabaho n'amafaranga y'abaturage. Amafaranga ari mu bwoko butatu. Kera ubukungu cyangwa se ubukire bwapimirwaga mu bintu umuntu atunze, mu bintu amafaranga yari ataraza. Habaho bya bindi byo kugurana, noneho aribwo zahabu yaje gusa nk'aho ibaye nk'inkingi cyangwa se nk'ikimenyetso cyo gupimiraho abakire uzitunze. Izi n'izi muzi ko zahabu kugeza n'uyu munsi ari umutungo ushobora no kwipotekwa no kugira gute. Abize trading barabizi ko zahabu nazo bazitradinga. Uwo mutungo navuga ngo w'Imana ni uw'Imana kuko niyo yaremye ibyo bitungo kamere. Ibi byose tubona, uwo ni umutungo w'Imana. Ikivuga ngo inyamaswa zose z'ibirarashyamba ni uko. Izo zahabu n'izo koruta n'andi mabuye y'agaciro muzi menshi ubifite aba afite amafaranga. Ni umutungo, ni amafaranga cyangwa se umutungo w'Imana. Uwo twarawubonye, batawubonye barawumva kayo nguko. Noneho amafaranga ya leta ni aya ngaya tubona, nayo tubona ni inoti, ni ibiceri ashyirwaho nyine na guverinoma. Noneho ni ukuvuga ngo ibyo byiciro nibyo twarabibonye. Icyiciro uyu munsi kigezweho ni ifaranga rya rubanda, ifaranga ry'abaturage. Ifaranga ry'abaturage twari tutararibona, ni iri ngiri ryitwa P-Network n'ibindi bisa nabyo. Ni P-Network, niryo faranga abaturage bamayininze. Niryo uko tumayininga tuba turi kuricura, tuba turi kuricukura, tuba turi kurirema. Nta rindi ryari ryarigeze ribaho. Ni P. Uku nguku uri gucurirwa mu biganza byawe, ufata telefone ukamayininga. Ubundi ni nayo viziyo y'uko ryakagombye kuzajerwa nawe, nta wundi ubyitambitsemo. Aba bantu bari kugenda bakora amakampani atandukanye, amakampani azacuruza, amakampani azashipinga, amakampani azakora taransiporo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi buriya ni uko ego nibyo yenda bizanahoraho, bizanatinda, ariko ubundi ikiriho ni uko abo ni abafasilitateri, ni abantu bari kugenda bo basa naho bahuza abantu, abafite ibintu n'abafite amafaranga n'abafite pi. Ariko ubundi kandi ni uko ari imihini ikiri mishyashya, hari igihe kizagera nk'uko uyu munsi hari umuntu, uyu munsi se nta muntu wica uri mu Rwanda agacatinga n'umuntu uri muri Amerika cyangwa se uri mu Bushinwa, akamwishyura, yamwishyura igicuruzwa kikaza kikamugeraho atagombye gutega ngo ajyeyo. Muri make nta bindi bintu bibyitambitse cyangwa se izindi nzego zibyitambitse. Abantu badashaka kwiga rero
bino bintu bazatinda kugera ku ntego cyangwa se ku nzozi, bazabona barakererewe, kandi uku gukererwa ko bazaguhanirwa kuko hari ibyo bazahomba kuko aba bantu twita abafasilitateri bazajya baguhuza n'abaguzi cyangwa se bakugezaho icyo ukeneye, bazajya babyeta nta cyubu cy'ubusa, kandi ubyikoreye bishobora kugira gute, bishobora kukorohera ndetse cyane. Natangiye mvuga ikintu cyitwa decentralisation, ni na birebire. Iyo decentralisation cyangwa se centralisation yakunze kuba mu mabanki cyane. Muri banki ukabona nyine bakwereka ko bari kugufasha, bari kugira gute, bari kuguha amahirwe yo kubona amafaranga, ukoresha amafaranga, ariko ugasanga inyungu nyinshi ziba izabo. Ni ukuvuga ngo rero nyine abatazi kubyikorera baziyambaza bakorera, ariko bazi ko byose ari amadepanse cyangwa se ari ukutakaza, kandi bitakagombye kuba gutyo. Ngayo nguko, reka ndekeraho, odiyo ibaye ndende, ariko icyo nashaka kubabwira, menya kubyikorera wowe ubwawe. Sisiteme y'amafaranga iri mu biganza byawe, wowe wayagenza uko ushaka, nta rundi rwego na rumwe rubyitambitsemo, ubundi niyo ntego urebye. Kandi murabona ko P-Network cyangwa se hariho politike ku isi yo gusenyagura ayo masisiteme, ntabwo ameze nk'ay'ubukoroni. Abantu badukoronizaga mu bya ekonomi cyangwa se mu by'ubukungu kugira ngo zisenye, noneho ube uri free yo gukoresha umutungo wawe icyo ushaka gukoresha, kandi aba ari uwawe igihe cyose. Murakoze.